Twari muri chômage cyangwa dormant week hari igembwe cya kabiri mbona abanyeshuri bari muri groupe hari byo bari kureba kumbe bari kureba pornography ngira amatsiko nanjye ndagenda ndareba kuva icyo gihe nabura bari muri groupe nkagira amatsiko kujya kureba za pornography bigera ku rwego mba addicted cyangwa kuba nkambese ngiye kuba nk'imbata yabyo noneho kuko narimenyereye kugira gusenga mbere uko njya muri etide y'ikigoroba nkajya inyuma yo kwisho ko ndi muri interna nkaba ngopfa kuba nta girlfriend mfite nago nabisha mu bikorwa ibyo ndeba nkumva umutima utanshira urubanza fukamye nkuko narimenyereye gusenga nkigenzura uko umunsi wanyuzeho mba ngiye myiyereko mbona umukobwa bamwita Sara ngo yaranashatse mbona aza aho ndi myiyereko mu kwerekwa mbona ari kuza aho ndi numva ijwi rizanye niyereko rivuga ngo haramutse haje mu bo musenga atageza kuri pornography Didier ni yihe nama wamugira ako kanya mpita numva isoni ako kanya umwuka w'Imana bazanye Matayo 5:28 aho Yesu avuze ngo nurebe umugore wundi ukamwifuza uzamaze gusambana nawe mu mutima wawe numva mbabajwe n'icyo cyaha hanyuma Imana impereza ubutumwa bwitwa kwihana nyakuri yuko ntibyari gukunda yuko nihana iki cyaha ntabanje kukimenya icya kabiri step ya kabiri yo kwihana nukubabazwa n'icyo wamenye ko ari kibi noneho step ya gatatu ariyo yo bita yo kwihana nyakuri nugufata umwanzuro wo kukireka ni gute umuntu yabaturwa kuva mu cyaha cyari cyo cyose cyamugize imbata hashize imyaka 2 2023 2025 umwaka uri kurangira ndi kurangiza sina 6 fatwa n'umwuka wo kwikinisha cyo bita masturbation cyamfashe kubwo kongera kureba amashusho ameze nka pornographic pictures nandi gukora kuri Google uko akora research ugasanga hari kuko sina 6 nisanga hari ibintu ntangiye kureba ntigeze nteganya muri kwa gukururwa naherutse numva umubiri wahindutse kwikinisha rero byagiye bimfata muri ubwo buryo umubiri warahindukaga nkumva sinakwikinisha ntarebye pornography bese byaragiye bavuga mu cyo ngo nitugo handi ni handi bikajyana igihe kimwe mbibwirizaho hari ahantu nagiye mu materaniro mu toro ry'abakongomani mbabwiriza ubuhamya bwitwa kwihana nyakuri ntangiyamo rero ubwo buhamya ugutanga ubwo buhamya Imana itimbwira ndikiri ku materaniro ngo no muri amateraniro abantu benshi biyumvamo yuko abashakanye abapasteri abagore n'abagabo b'abakristo bari kureba za pornography none mu buryo bazireba imiti bitabacira urubanza nkuko nanjye ningize kuba mu buzima mbireba umutima utancira urubanza nkapfa kuba ntaca inyuma cyangwa nta mu girlfriend abashakanye rero iyo babireba bo bamwe bari kunkurikira barabizi benshi urasanga babireba ngo kugira ngo bagire experience biga udukoryo go kunezezanya mu muriri none bakibagirwa ko igihe umugore ari kuri pornography nubwo aba ari kumwe n'umugabo we iyo uri kureba uri igitsina gore ureba pornography umubiri wawe nturarikira umugabo wawe ahubwo muri imagination n'umutima wawe feelings zose zikurura zikwereka umugabo ubona yuko afite limit ari wo wakabaye kuneza bituma utangira kurarikira abagabo bo hanze bibituza nibiki ari uzasanga bamwe batanyurwa nabo bashakanye bagaheruka bagiye kwikinisha abagore bamwe kubera ko arumva agashatse kunezezwa n'uwo yarebye muri pornography muri telefone cyangwa muri kwa kubireba rero umubiri wawe utangira kurarikira bo hanze ugatangira gusuzugura wawe kandi imbere yo kubireba mwari mumeze neza baheruka ubwabo batangiye gucana inyuma mu mwuka kuko umugore azareba umugabo uri kunezeza umugore mugenzi we yumva umubiri wari urarike asa muri imagination nka ari mu gikorwa nawe aho ngaho uciye inyuma umugabo wawe muri kumwe n'umugabo yareba opposite sex uri muri yo ntuza umubiri we nagurarikira madamu we abona madamu adafite ubukoryo nk'ubwo wareba uwo nguwo ako kanya ugacinya umugore wa mbese bacana inyuma finale ma divorce mu materaniro umukozi w'Imana warujye begahunda ngo Didier rero urakoze n'ubu ngubu harabo duteranye nubwo ari abakristo bazifite muri za telefone zabo Satani rero we ahitavuga Didier ubwo utangiye kubanyaga reka ngo utege undi mushibuka ndashaka urebe utabaye maso azerera nk'intare yivuga ashaka kwacocomera urebe urugamba rw'umwuka yuko Satani tutaragera atagize umwambi ngute rero warandura icyaha cyose n'imizi yacyo gusenga everyday gusenga buri munsi nusenga uzanesha nunanigwa gusenga uzaneshwa senga Reka ngusuhuze inshuti ya Gusenga everyday nizere kumeze neza mu bisanzwe muri kumwe naje Mana Kiza Edouard abari mu Rwanda turasubira kugira ngo Imana ibaho mugisha
abari mu Burundi shalom shalom, abari mu biyaga bigari cyangwa muri Afrika mumva ikirundi n'ikinyarwanda n'ikinyamurenge munishiza gusenga everyday shalom shalom turabakunda. Abari ku mugabane w'Iburaya shalom shalom, abari ku mugabane wa Aziya shalom shalom, abari ku mugabane wa Amerika shalom shalom, abari ku mugabane wa Australia shalom shalom. Kuko muri kuri kamera ya gusenga everyday turi kumwe n'umukozi w'Imana n'ubwa mbere ugaragaye ko gusenga everyday watangira wibwira abantu bakurikiye gusenga everyday urinde uri umuntu ki? Yesu Kristo nashimwe inshuti bakundwa bagusenga everyday. Nishimiye kuba mwongeye kunyakira ahangaha ngewe naturutse Kampala Uganda niho ntuye mperuka inahangaha ngira ngo imyaka 10 ishize. Hanyuma rero nitwa Didier ndacyari umusore ushima Imana ugendana n'urubavu rwe. Yego ndumva ibyo bihagije. Hanyuma rero sinzi niba yego Didier urakoze cyane uravuze ngo hari akantu uvuze ngo hashize imyaka 10. Yes mpaheruka 2013. 13 niho wagiye Uganda wagiye ukiri muto uko bigaragara wagiye ukiri muto. Wagiye ufite nk'imyaka ingahe? Icyo gihe nari mfite nandi muri senior 4. Nari mfite imyaka aho ngaho 18 17 muri myaka gatatu. Yego. Yes. Didier rero kugira ngo abantu bagiye gukurikirana gusenga everyday kugira ngo bamenye Didier agiye kuganira nabo, Didier watunyurira muri make ubuzima bwawe utarakizwa wari ubayeho gute na mbere uko wari uriho noneho n'ingene wakijijwe mbere kugira ngo abantu bagiye gukurikira Didier bamenye umuntu wari we uwo bagiye kuvugana wari we. Okay murakoze cyane. Nge Didier nagira ubuntu nkizwa nyikiri umwana mutoya mu myaka 14 mwaka wa 2019 unako mwaka wa 2009 umwaka uri murarangira mu kwa 12 nibwo nakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza nari ndi ku ishuri. Ariko nyuma mbatirizwa muri Restoration Church Igisenyi aho Masasu Simon umukuru wa Masasu wahangaha yayoboraga. Muri make nabatijwe muri iryo torero. Hanyuma nkaba nari mfite andi mahirwe kuba mama wanjye umbyara ise umubyara yari umushumba mu itorero rya Batista muri Kongo kwa ababyeyi banjye bose bavuka Kongo. Hanyuma mama wanjye yari yaragize icyifuzo kuko se yari pastor wa Batista yifuza kuzabyara umwana w'umuhungu. Yarakiri umukobwa ataranashaka. Yari abamisiyoneri bajyaga bazi wabo akareba n'abazungu bajyaga bazi wabo Kongo irucuru aravuga man icyamukaza mu mwana w'umuhungu uzagukorera nka bari abamisiyoneri uzagukorera nkuko datagukoreye. Noneho byatumye mvuka ndi umunaziri naratanzwe. Imana nuko yatangiye kunkurikirana. Nago nabihisemo ku giti cyanjye nifuzaga kuzaba nka engineer kuko nize mate physique economy muri Uganda none narangije secondaire kuko ninjiyemo ndi muri senior 2 rangiza secondaire Uganda. Niyo mbasha ko nabiza no mu Cyongereza hari ibiga bagiye babona bamwe kuri Iron TV ntago ndi musha kuri kamera za social media. Hari ikindi kiganiro nagiye ntambutsa kuri Urwaye TV show biri hariya Uganda sanga hari ibyo ntambutsa mu Kinyarwanda ibindi mu Cyongereza. Nagira ubuntu bwo gukoresha izo ndimi rero mu ncamake kuko natanzwe ndi umunaziri mpabwa Imana mbere y'igihe. Data umbyara yari umusilamu navuye muri iyo family. Ukiri ngaho ni gute ko mama wawe yari umuntu yasenze Imana noneho yari yasenze Imana ngo Mana mu bana uzampa umwana w'umuhungu aza umunaziri yagiye gushaka gute mu basilamu? Aho ngaho biraza kuba birebere kubisobanura. Umuntu ubaza kuvuga mu ncamake. Data kuko navukiriye ngiyo Kongo. Yego yari yaragiye gukorera ayo ngiyo Rucuru. Rero mama wanjye yapfaka akiri umukobwa muto cyane. Yego muri kwa gupfakara rero akiri umukobwa muto afite akana kagahinja rero umushiki wanjye nkurikira wari Kongo. Byabaye ngombwa ko akora iki data agiye kumusaba iwabo mama wanjye yasubiye iwabo apfaka akiri muto cyane. Bituma rero data profit yo avantage aprofita ko ya umuntu upfaka akiri umukobwa ukiri muto agenda atamusaba iwabo nyuma yo gupfakara kandi ntandi mahitamo imira gutyo. Ariko mama we yigeze aba umusilamu. Ariko papa wawe yari umusilamu. Yes ntekereza ko yari afite nabandi bagore bande. Nawe urabyumva umusilamu ntanyurwa n'umwe. Yes ibyo rero bwari incamake y'ubuhamya menye Didier bari imbere. Yego hanyuma rero kuko nari naratanzwe
mama wanjye yaransabye Imana niyo mahirwe ya mbere umva ko umuryango wo kwa data ni ngiye wakijijwe bwa mbere noneho uvukira mu basilamu yego yes rero kuko byankurikiranye ndi ku ishuri burya arabagira ngo hari ko nyoko atabaye umusilamu myari watumye ukizwa ashaka kuba impamvu ya mbere ari uko yantanze iyo yari impamvu ya mbere yatumye Imana inkurikirana yego rero kujya gukizwa nakizwe nige ku ishuri rya Nyabirasi secondary yego ibi ni kina ni muri sinawan nibwo nicaye icyo gihe wari mu musilamu icyo gihe yego ko muri Sunday school muri make kwa mukadata nabayeyo yego ariko mu kujya gukura kugira ubwenge neza ubusilamu ntago bwangizemo imbaraga yego yes kuko mu wakurikiye mama wawe yego nagiye mu maboko ya mama yego yes kugeza na n'ubu niko nabivuga ariko ngiye gukizwa na mahitamo nagize n'umuhamagaro kuko Imana yanyifatiye kare yego none muzi imvuga ikunda gukoreshwa ngo abantu bagiye Uganda ari abakozi b'Imana bafite amavuta bagenda bakahagura ngo nirimbi ry'abakozi b'Imana aho bagwira nge niho nagwirije imbaraga ariko wagiyeyo umaze gukizwa nagiye maze gukizwa ndi n'umubwiriza butumwa yego yes natangiye kuvugira Imana 2010 kugeza ubu ngubu ndacyayivugira numva rero ndumbwiriza butumwa bwiza hanyuma nagize n'amahirwe no kubwiriza n'ubutumwa no muri Kenya yego nabwirije nakoze ingendo nk'inshuro zingahe naho rero nagezeyo rero ndi missionnaire nkuko mama wanjye yansabye akantanga nuko muhamagara bankurikiranye yego urakoze Didier urakoze Imana igumugisha ni Didier ubu ni Didier agiye kubagezaho ikiganiro ababwiye ubuzima bwiwe mbere atarakizwa umwene yavutse n'ingene mama we yaramutambye amutanga ko azakorera Imana bikaba byaramukurikiye Imana ishimwe Didier kwa kandi Imana yaraguhamagaye ukaba waremereye Imana none se umaze gukizwa Imana yaguhamagaye gute nyine mu kantu gatoyi ngene uko byaje mbere yuko winjire mu kiganiro ngewe 2009 twakoraga kugira nibature yego ko nige Nyabirasi secondary school hafi y'ishamba rya muri Little district yego nahanuriwe turi muri nibature ya mu gitondo yego mpanirwa yuko Imana izangira nka Dawidi yego nongera mpanurirwa n'undi wari muri senior 6 muri senior 1 mu bantu tuzagendana nzagenda mbwiriza ubutumwa ngewe nkumva ibyo ngibyo ntibimfashije yego rero igihe byamfashe Imana kwakira Kristo natangije kubwiriza muri École de Dimanche muri Station Church Gisenyi ndi muri Shekina Junior hari korali mushaka kuba muzi n'umuhanzi witwa Bizimana Pasi yabaga muri korali nkuru ngumuramyi n'abamucyonero sobariye bara bose babaga muri korali nkuru nge ndi muri korali ntoya ya Shekina Junior rero natangiye kubwiriza muri Shekina Junior dufite amasengesho yo ku munsi wa kane wo kwiriza ubwo bwa mbere nari mpagaze imbere mbwiriza nk'umuntu usanzwe ubwiriza kuko nagize inyota yo gusoma ijambo ry'Imana ariko ntabisobanukirwa ariko namaze gukizwa numva muri ngiye wa muhamagaro kandi sinigeze mbyishimira babimpanurira 2010 nibwo natangiye kuvugira Imana 2010 irangira ninjira Uganda nkomeza kugira ishyaka ntazi n'uruganda natangiye kubwiriza ubutumwa ntazi n'uruganda nkabiteranya icyongereza mvanga ni bitari kuvamo bigera igihe uruganda ndufata ntabigambiriye kuko nari ndi mu gihugu cy'abaruvuga icyongereza byageze kujya 2012 basha kubwiriza mu cyongereza ariko ikiganda ntarakimenya kuko bamvugishaga no mu cyongereza rero mfata indimi ebyiri cyari mu kiganda n'icyongereza nabifatiye mu gihe kimwe bifata rimwe byose nabibwirizamo rero kuvugira Imana ikindi cyumwereko cyagiye kindamira ndi umuntu ukunda gusoma ijambo ry'Imana mu bintu bibiri Imana yagiye isohoza mu byo yagiye ivuga byose ko babimpanuriye 2009 umwaka urangira kumana ngo izangira nka Dawidi hari ibintu nsangiye na Dawidi icya mbere Dawidi yari umuhimbyi wa Zaburi sibyo icya kabiri Dawidi yari umuntu w'ibyanditswe kuko ravuze ngo yabikije ijambo ry'Uwiteka mutima we impamvu arimwe gusa kugira atayicumuramo nge rero nakunze gusoma ijambo ry'Imana icyo ngambiriye shaka yuko nasa naryo ijambo ko ndisoma nkumva yuko nkwe ku mukozi waryo kuruta kuba urivuga no mpamvu mu magambo bari bugende bankurikira bamwe n'ubutumwa nagambire gutambutsa nakwita ko ari ubutumwa bw'ingo
muraza kumva ibyanditswe uko Imana agiye ibimpa yangize nka Dawidi. Rero kungira nka Dawidi 2014 ubwo n'ubuhamya sinari kubwinjamo nuko bimbajije nari kwita ngenda direct ku ngingo ariko kuko wabimbaje ni byiza kuba open kugira abantu bamenye ubari imbere uwariwe Didier uwariwe. Hanyuma 2014 hari umuhanuzi uba mu Rwanda ariko uba Uganda ariko avukiye inaha yahanuriye mama wanjye atanze bambira ngo wa mugore ko wakabaye warapfuye nani muri 5e secondaire ngo ariko icyatsi Imana ikurinda ngo ufite n'umwana w'umuhungu w'Imana yagize nka Dawidi. 2009 nahanuriwe inyabirasi muri nibature ngo Imana izangira nkande nka Dawidi. 2014 mama wanjye barabimuhanurira abimuhanurira ntahari ndi kwiga ariko we yaragiye ahantu ateranya muri Kampala hano uzambwira ngo ndi kubona ufite umwana w'umuhungu Imana yagize nka Dawidi. Uyazandika n'ibitabo byinshi ahanura ku bintu byinshi cyane yuko zaba n'umuntu uhakanira ukuri azahakana cyane kuko azahakanira ukuri. Nono 2014 mbihanirwa n'undi muntu arambira ngo ndakubona inyenyeri yo kwigisha uzaba umwigisha kandi uzamugaho ibyanditswe ariko Imana izakugira uzakoreshwa uburyo butandukanye uzahanurira amahanga ahanura byinshi. Rero niko byagiye bigenda bisohora. Impano y'ubuhanuzi yaje gute muri ico gihe? Nyine yaje hari 2013 nibwo nabanje kumva ijwi ry'Imana ariko ndi kwerekwa nahawe kumva ijwi no kwerekwa sinahawe kuzivuga mu ndimi ahubwo 2021 nongeye iyo mana yo gusobanura none indimi z'umwuka uburyo wajya mu mwuka nta usobanura hari gihe nisanga ncometse ngahabwa ubusoro bw'indimi zurimo bakwa gusa arimo ubuhanuzi icyo ngo nacyo ngo nabaye mwizerwa mu gukoresha izo nahawe. Rero iyo ubaye mwizerwa muri bimwe Imana irakongera nkuko bandi baha amatalante 5 hari ahawe italante 5 kuko zibyaje umusaruro undi wa kabiri ahabwa italante 2 undi ahabwa imwe uwimwe ntiyayikoresheje uwe 2 arazikoresha uwe 5 arazikoresha hanyuma ibintu byatumye babasha kuzibyaza umusaruro ni 2 ni imbuto 2 yashimwe avwirwa ngo yewe umugaragu mwiza kandi ukiranuka. Iyo ukoresha Bibiliya y'icyongereza ikoresheje ijambo ngo good and faithful servant. Good hava muri goodness ni imbuto yitwa ubugwaneza goodness yose mu cyongereza hakaba n'imbuto yitwa faithfulness ku mwizerwa. Icyongereza niko yakoresheje ijambo faithfulness and goodness imbuto izi 2. Rero iyo ubaye umugaragu mwiza kandi ugakiranuka iyo ubaye faithful and good ugatunga izo mbuto ziguhesha promotion iyo wahawe impano basha guhabwa iziyongeraho kuko igena hanurire ngo ngiye kongerwa indi impano sinarinzi yariyo nayihanuwe n'umuhanuzi umwe arambira ngo kuko wabaye mwizerwa ntiwaba umubandi ntiwakora nk'abandi birwara bishakira indamo ubu mwizerwa Imana ikongeye yindi impano ariko ntiyavuga iyari hashize amezi 2 aho nsengera mu itorero yitwa Bethel Interim Gospel Ministry na Kampala umupasiteri wari wungirije nago ubu ngubu akisengera ariko wari wungirije yigeze ajya mu mwuka avuga mu ndimi hari mu cyumba cyo kwa gatatu ndi kumusemura kuko ni mu bakongomani semura nshira mu kiganda nkura mu Giswahili yuzura umwuka avuze mu ndimi mu kuzitindamo numva urusinga rurahindutse mu guhinduka nangira kumva interpretation of tongues nanjye guhabwa ubusobanuro ubisobanuro mu kiganda nyine njye nataye kumva ibyo ari kuvuga ariko indimi zari kuvuga akiri mu ndimi arangi yagiye kurangiza ndi kuvuga rero kuko ntamenye kwita nzisobanura ndaza kumusaba umwanya nsobanura ibyo yarari kuvuga yagiye kurangiza ahita bivuga mu Giswahili umukubivuga mu Giswahili numva arabivuze byose byo nanimo numva kuva icyo gemenye ko nahawe gusobanura izo ndimi bivuga ko rero iyo Imana yaravuze ko ngo kuko nabaye mwizerwa mu gukoresha ibyo nahawe nuko rero Imana igende gukura mu bwize gusha nkunda ariko ikimenyetso cyo guhanura nakibonye 2013 nande guhabwa ubutumwa bwitwa kwihana nyakuri ubwo butumwa nari mfukanye ndi gusenga Imana ivugana nanjye aha ngaha rero byaba byiza yuko umuntu ahita na profitera bo gutangiramo n'ubuhamya 2013 nandi muri Uganda iyo ngiyo ndi kwiga muri senior 4 habayeho ikibazo cyuko nigeze twari muri chômage cyangwa dormant week hari igihembwe cya kabiri mbona abanyeshuri bari muri groupe hari byo bari kureba kumbe bari kureba pornography ngira amasekuranye ndagenda ndareba
kuva icyo gihe nabura bari muri groupe nkagira amatsiko kujya kureba za pornography bigera ku rwego mba addicted cyangwa kuba nkambese ngiye kuba nk'imbata yabyo. Noneho kuko narimenyereye kugira gusenga mbere uko njya muri etide y'ikigoroba nkajya inyuma yo kwishoko ko ndi muri interna muri boarding section nkakunda gusenga. Muri kwa gukunda gusenga nibwo rero Imana abonye habaga haza n'abandi nabwizaga muri scripture union, hari scripture union club sinzi nanga mu Rwanda riba zihaba z'abakristo bagana ijambo ry'Imana bakanasengana. Iyo scripture union club rero nari ndi mu ba coordinator bari mu bayobozi. Igihe kimwe rero hakagira bambaza se bambona ndi kora porogarafi muri iyo groupe y'abanyeshuri bari muri dortoir ko se nta mukozi w'Imana avugira Imana, kuko barbanze mu banyeshuri batangiye kunyita na pasiteri nkikiri ku ishuri ngo navugira Imana pasiteri nawe ureba ibyo bintu nkaba ngo pfa kuba nta girlfriend mfite ntago nabisha mu bikorwa ibyo ndeba nkumva umutima utancira urubanza. Mu by'ukuri ntago ari ukudefanda icyaha, numvaga umutima utancira urubanza. Noneho kuko Imana hari ubutumwa yari gutegura kumpereza igitangaje, hari 2013 mu kwezi hari mu gihembwe cya kabiri fukamye nkuko nari menyereye gusenga nkigenzura uko umunsi wanyuzeho. Noneho numba ni gusenga nsa nkaho amagambo abuze mba ngiye mwiyereko mbona umukobwa bamwita Sara ngo yaranashatse ayo no kubyara n'impanga yari afite na musaza we ubu ngubu yabaye n'umupasiteri nyuma. Uyu mukobwa Sara twajyaga dusengana mbona aza aho ndi mwiyereko kuko ntari imenyereye kwerekwa rero nagize ngo ni imagination mu kwerekwa mbona ari kuza hondi numva ijwi rizanye niyereko rivuga ngo haramutse haje mu bo musenga atageza kuri pornography Didier ni yihe nama wamugira. Ako kanya mpita numva isoni nge nitaye kujwi sinitaye kuyerekwa ko iyerekwa nari nsanzwe nzi Sara uko ari kuza miyerekwa ngewe nagize hari ngo ndi kwimagina nago nari menyereye kwerekwa. Nibwo bwa mbere yerekwa ryari rimfashe live nari nkano. Noneho ijwi rirambaza se uramutse haramutse haje umwe mu bo musengana atarigeza ureba pornography niye nama wamugira. Bitazunguza umutwe uwo ari kunsanga nzunguza umutwe nsa nkaho ndi kugana n'irindi jwi ariko ngo Didier yasaze ku mwuka Imana yanganije ijwi numva ndavuga sinagira inama umuntu yo kureba pornography. Ako kanya umwuka Imana bazanye Matayo 5:28 aho Yesu avuze ngo nurebe umugore wundi ukamwifuza uzamaze gusambana nawe mu mutima wawe. Ako kanya nsanga narebye pornography z'abacayina abazungu abirabura inshige muri iyo minsi nari imaze. Ako kanya numva umutima ucira urubanza ijwi rirambaza niba utabasha kugira umuntu inama yo kureba ibyo bintu ni gute bavuga yuko atari icyaha. Nibwo umwuka Yesu anyereka iyo Matayo 5:28 ngo uburyo ndi umusambanyi kandi wari kuba waza ukavuga ngo Didier uri umusambanyi nkavuga nasambana nande ko nta girlfriend mfite kumva mbese nakwidefanda. Ariko icyo gihe Imana yanyemeje umwuka yanyemeje ko ndi umusambanyi hanyuma ngo ubusambana sanga nasambanye n'abacayina sanga nasambanye n'abirabura nta girlfriend mfite numva mbabajwe n'icyo cyaha. Hanyuma Imana impereza ubutumwa bwitwa kwihana nyakuri yuko ntibyari gukunda yuko nihana iki cyaha ntabanje kukimenya kuko umuntu yihana icyaha yabanje kumenya. Icya kabiri step ya kabiri yo kwihana ni ukubabazwa n'icyo wamenye ko ari kibi nicyo gigutera kwatura. Noneho step ya gatatu ariyo yo bita yo kwihana nyakuri ni ugufata umwanzuro wo kukireka. Niho rero imigani 28:13 bavuga ngo uhisha ibicumuro bye ntazagubwa neza. Urumva ubihisha nuko amaze kuya ko ari ibicumuro. Nge rero numvaga yuko atari byandi gukora. Nuko mbese uwasambanya ari wabishize mu bikorwa cyangwa ufite no basambanye. Ariko icyo gihe Imana imbwira uburyo mba nsambana mu mutima wanjye. Burya Imana ibara icyaha ari uko cyageze mu mutima. Nirya rero icyaha kivuka. Yakobo yarabivuze gice cya mbere umurongo wa 13 kugeza kuri 15 ngo umuntu yoshwa gukora icyaha naka ko ari Imana imwoheje ngo umuntu wese akurwa n'irari rye ribi irari riratwita rikabyara icyaha. Icyaha rero cyamara gukura cyo kikabyara urupfu. Ibi reka mbisobanureho. Icyaha ni ryari kivuka ntabwo irari ari icyaha ahubwo irari ribyara icyaha. Irari rero ribasha kubyara icyaha ni irari ribi kuko rero umuntu wese akurwa n'irari rye ribi niko Yakobo yabivuze ariko kugaragaza ko niryari icyaha kivuka.
iki cyaha rero ubwo ni ryari kivuka ni igihe mu gutekereza k'umuntu wabanje kugira ibintu utekerezaho iyo umaze gutekereza gukora icyaha cyangwa ikintu runaka kitari cyiza iyo umaze kubitekerezaho nibwo uba usa nk'aho icyaha kiri gukomanga ku rugi rw'umutima aya magambo uzayumva neza Yakobo yavuze ko icyaha kivuka kivuye mu irari birashoboka gukuramo inda y'icyaha mbere y'uko kivuka igihe Gahini yari ari gutekereza kwica Abeli Imana ashatse kubimufashamo mu gice cya 4 cy'itangiriro iramubwira ngo Gahini ni igiki gitumye umutima wawe ubabara kubabara ntago arakora icyaha Imana iramubwira ngo dore icyaha kitugatuye ku rugi rw'umutima wawe urumva ko hari urugi rw'umutima Yesu Kristo nashimwe nari mvuze kubyerekeranye mbahe urugero rwa Bahati ijwi rikivuga ngo wowe Bahati ukuye mwuka rupfu Bahati yanditse agapapuro ko gushima Imana aravuga ngo ndashima Imana yuko Imana yankuye umwuka urupfu muri iki cyumweru twari tukirimo nyine mitamenya yuko ari Imana avuganaga nanjye nari ndi gupanga kuza kubimubwira nyuma y'amateraniro ko nanjye mfite ubwoba kuva icyo gihe rero ndatinyuka menya yuko namaze guhamagarwa officially as a prophet in this prophetic ministry ariko ijambo rigakunda kuba pivot cyangwa fondation rituma ndamirwa kuko niba ari ibintu nigeze ntamuza n'ibyisho bitandukanye nsobanura ni gute umuhanuzi yavangirwa ni gute wakwirinda kuvangirwa wari umwaka 2020 muri covid nagize kibazo nahuye n'abantu benshi abahanuzi nubahagabo nemeraga numvishe bavangirwa gira ikibazo no gamana nge rero ibi bintu simbimenyereye uzamba barira uzandinde kuvangirwa kuba narabanje kuba umwigisha none nkahabwa prophetic ministry ngo ministry y'ubuhanuzi ariko ikaba yariyongeye ku mpono kwigisha ndagusaba mwami Imana uzandinde kuvangirwa ko byangura guhagara imbere y'abantu navangiriweho kubigisha hanyuma nari kumwe n'umumama umwe ubu ngo ari muri Amerika n'umumama yigeze ayobora icyumba cya Kimihurura hariya muri ADPR ashaka kuba bamuza mwita Rose niyo nziza Marie Rose ndarabamuzi umubyeyi yuzuye ngo twagiranye ibihe byo gusenga ndetse yantoje no gusenga amasengesho y'umwihariko pe kuko igihe twari turi nabanje gukubita dry iminsi 3 ku giti cyanjye mbona ayibiri nayo nyamenyere ko twakora muri korari ariko nakubise 3 ku giti cyanjye muri covid numva n'ubundi buzima ayitatu nasengera iwanjye nta muntu bimfashijemo numva ni yindi ntera nakiriye nandi muri Kenya Nairobi covid yansanze icyo gihe ari kwerekera muri Amerika gusanga umutware wiwe hanyuma iki ngiki sibyo ntinze ahubwo niba Imana nyuje mu bwo butumwa ko mwana wanjye ntazemera yuko ukorwa n'isoni kuko nari mfite ikibazo musaba Imana gwizandinde kuvangirwa nabisengeye nkanye ku giti cyanjye Imana ibimunyuzamo atazi yuko nabisengeraga arahanura ngo umwana wanjye sinzi nduwiteka sinzemera yuko ukorwa n'isoni ariko condition iyi uzakomezwa no gukiranuka sanga amagambo ari muri Yesaya 54 umurongo wa 14 hari amagambo avuga ngo uzakomezwa no gukiranuka nibwo sasa gato kazakuba kuri uzaba kurebe gutera ubwoba hazagira ibikurwanya ariko ntibizagushobora kuko wakomejwe no gukiranuka amagambo twumva hari abantu bayitirira aya magambo yo muri Yesaya ariko atari ayabo Bibiliya ivuga ngo kugira gatoka kube kuri ube kure y'ibiguteye ubwoba ikindi abazaguteranyizo kukurwanya bazagwe ari weho bazira biragusaba kondiso kuba wakomejwe mu gukiranuka nukomezwa mu byaha agato kazakuba hafi bazagutera kukurwanya bazagushobora kuko uzaba wamaze kwikuraho uburinzi bw'Imana rero kondisiyo kutavangirwa nuko umuntu aguma mu gukiranuka umuntu nagera gutinya Imana muri we nago kuvangirwa urusinga ruzabona aho runyura niki cyatumye Mikaya atavangirwa ahubwo igihe umwuka wo kuvangirwa winjiye babandi 400 bose tubisanga mu bami ba mbere gice cya 20 uzasanga 400 bose hari witwaga Zedekiya ari umwibone asanzwe afitanye ubusabane n'umwami Ahabu ntago bariya bigeze bagira ikibazo kuko umwuka wo kuvangirwa yabinjiriye ntibabimenye ariko ukibaza kuki Mikaya watabaye mu mubare wabariya 400 bavangiwe Yesu Kristo nashimwe ikibazo cyabaye nuko Mikaya we yarasanzwe muri we nta busabana afitanye n'umwami Ahabu kuko amubwiza gukuri ntacyo atinye yari Imana yanze ko aba mu mubare w'abavangirwa ahubwo Imana imubwira impamvu bavangiwe imuhereza iyerekwa ryo kuri rero impamvu ubona kuvangirwa byorohera abantu icyambere nuko utubaha Imana 16 Imigani umurongo wa 6
subiremo 16 imigani umurongo wa 6 haravuga ngo imbabazi n'ukuri nibyo bitwikira gukiranirwa. Bivuga yuko iyo ubuze imbabazi muri wowe urwango rurinjira, iyo ubuze ukuri muri wowe ikinyoma se w'ibinyoma satani arakokipa. Rero imbabazi n'ukuri ngo nibyo bitwikira gukiranirwa, niko imigani 16 umurongo wa 6 bavuga ngo kandi kubaha Uwiteka niko gutuma abantu bareka ibibi. Aha rero niho umuntu akomerezwa mu gukiranuka. Nubaha Uwiteka ibibi kubireka bizakorohera. Igituma ubona abantu kureka ibibi bibagora nuko habuze imbuto yitwa kubaha Imana muri bo. Yesu Kristo nashimwe. Amen. Wagenda ku murongo wa 17 w'icyo gitabo cy'imigani 16 umurongo wa 17 ngo inzira nyabagendwa y'abakiranutsi nukureka ibibi. Urumva yuko umurongo uracyakomeza kugaruka. Inzira nyabagendwa y'abakiranutsi nukureka ibibi. 16 imigani umurongo wa 17. Ubwo ari ukureka ibibi rero. Kandi bakaba batubwiye umurongo wa 6 16 imigani umurongo wa 6 ngo kubaha Uwiteka niko gutuma abantu bareka ibibi. Bivuga yuko kubaha Uwiteka ni inzira y'abakiranutsi, ni inzira nyabagendwa. Kandi Imana ikaba yarambwiye kugira ngo ntavangirwa ko nafite ubwoba ntinya ngo ko mbona abahanuzi nemeraga nubagaba mbona hari abavangirwa biki n'ibiki ngewe ndiki kandi ukibirimo nkiri mucya. Imana nibwo yaje kunyura muri umukozi w'Imana arampanura Uwiteka avugana nanjye ngo uzakomezwa no gukiranuka. Kuva icyo gihe mbwira Imana nsangwe mfitiye inyota muri nge yongere, kuko Yesu yaravuze bene nk'aba ngo barahirwa. Matayo 5 umurongo wa 6 Yesu yaravuze ngo bene nk'aba abafite inzara n'inyota byo gukiranuka barahirwa kuko nibo bazahazwa. Ubwo rero umuntu udafite inzara n'inyota byo gukiranuka amaherezo ntabwo ari uguhazwa. Rero ushaka guhazwa nuko agiriye inzara hanyuma ugahazwa, kuko dushobozwa na Kristo ki uduha imbaraga. Kristo Yesu nashimwe. Ngaruke kuri iri jambo musobanukiwe kuri iyo jambo ko kwihana nyakuri. Ubwo butumwa nabuhawe urumva ko nahamagariwe mu rusinga rw'ubuhanuzi harimo ingingo yo kwihana. Rero ubutumwa bwinshi Imana yampamagariye gucyaha ikibi ntago nemeranya n'ikibi. Kiri cya kabiri mu buzima bwanjye busanzwe ndi umuntu ukunda umucyo, kwishushanya biramvuna ntago binkundira. Niyo mpamvu abantu tubasha guhuza n'abankurikira kuri social media n'abantu bose banzi ntago Didier nishushanya. Yaba Kampala ho ntuye mamaze imyaka 9. Yes, mamaze hari igindi gisute nabaje kuba mamaze imyaka 9. Narahigiye Kampala. Mubwo mwakurikirana ntago wakumva ubuhamya ngo Didier ngo afitanye ikibazo n'umuntu. Nta mukobwa Kampala ndabivuga mbihamya kuko ni Imana yandindiye ubuhamya, sivuga yuko ari imbaraga zanjye. Kampala nta mukobwa wavuga ngo Didier ngo nigeze mubwira amagambo y'ubugoryi ngo cyangwa nigeze sambana na Kampala. Nta wabivuga ngo Didier ngo turamuzi gutya, ndetse nta muntu wavuga ngo nigeze ndiganya. Kubera iki ibi bindashaka mbabwira ahantu imbaraga zituruka. Nago mbivuga kwirata ngo ndi umukiranutsi, abiye kuba ngo Didier uvuga ibintu ukigira umukiranutsi. Nago ari ukwigira. Niba mvuze ubuhamya bw'icyo ndi ntago mba ndi kwirata, ndi kuvuga yuko nshobozwa, kuko vuze ko ari nge wishoboza naba mbeshye. Kandi Salomo yarabivuze muri Zaburi 127 ngo atari Uwiteka urinze umudugudu abarinzi babarindira ubusa, atari Uwiteka wubatse abubatse bavunikira ubusa. Rero Uwiteka yandindiye ubuhamya kandi nawe ugikomeje kundinda. Ikindi yakomeje no kumbwira ngo azandindira izina, suko ibirishaka kuryangiza bidahari. Uwiteka azakomeza kundindira izina. Mufitiye icyizere kuko urugamba ni uruyoboye, kandi ubwo ari uruyoboye nkuko Jove yaririmbye tuzanesha. Ndashaka gufasha abantu. Ni gute umuntu yabohoka? Iyi topic twaza kuyivugaho mu kigaro kizakurikira cy'ubutumwa bw'ingo, ariko reka mbanze mvuge kuri iyi ngingo nyamukuru. Ni gute umuntu yabaturwa kuva mu cyaha cyari cyo cyose cyamugize imbata. Nkuko nigeze gira ikibazo cyo kureba pornography kikamboha, ariko maze gusobanukirwa ukuri ndabaturwa. Nyuma hashize imyaka 2 2013 2015 umwaka uri kurangira ndi kurangiza sina 6 fatwa n'umwuka wo kwikinisha cyo bita masturbation. Ibi ngi impamvu byatura hano cyangwa mbivuga hano ndashaka kubohora ubugingo bwawe cyangwa ndashaka gufasha ubugingo bwa benshi kubohoka, kuko hari benshi baboshywe mu bashakanye, mu bagore, mu bagabo, kuko masturbation ikora hose. Ndetse na cyagihe navuze kuri Matayo 5:28 Yesu avuga ngo umuntu nareba umugore wundi akamwifuza ko yasamana ngo azamaze gusamana mu mutima we nubwo abatagize amahirwe kubisha mu bikorwa, Imana imubara kuko icyaha cyafatiwe umwanzuro mu mutima. Icyaha kitarafatirwa umwanzuro mu mutima ntabwo Imana ikibara.
ushobora kugitekerezaho ukahita ukuramo inda y'icyaha kuko irari ryari rigiye gutwita ariko wanze gukora ibyari icyaha. Rero iyo icyaha gikuze n'iryari icyaha gikura n'igihe cyahindutse ingeso giheruka kibyaye urupfu. Abaroma 6:23 ngo ibihembo by'ibyaha ni urupfu ariko impano y'Imana ubugingo buhoraho muri Kristo Yesu. Abaroma 6:23. Rero tugarutse kuri iyi ngingo ndashaka mbereke ko icyaha mu kuvuka kwacyo impamvu kivukira mu mutima. Yesu Kristo nashimwe impamvu kivukira mu mutima Imana akaba ariho ikibarira ni ukubera yuko izi neza yuko mu gutekereza k'umuntu hariho urugamba rw'amahitamo. Ariko iyo umutima rero wamaze kuwizeza, ndaguhereza urugero abantu bose mu nkurikira babasha guhiga umuhigo. Urugero mwene data ushobora kukwemera ngo ejo nzaguhereza umwambaro, sibyo? Nkikimara kubikubwira kuko mbitekerejeho burya mba nkoze ikosa. Nicyo abazungu bavuga ngo think twice before you act. Tekereza inshuro ebyiri mbere yuko ushira mu bikorwa. Aya magambo icyo bashatse kuvuga ngo nyuma yo gutekereza banza ibitekerezo bihereza umutima ubyiyumvemo ugire feeling y'icyo watekereje. Kuko ushobora gutekereza gukora sex ariko ukumva nta feeling ya sex ufite, ntago uzayishira mu bikorwa. Niyo mpamvu rero ibitekerezo bikwiye kubaza guhuza na feelings. Bishatse kuvuga iki? Umutwe uratekereza, umutima ugira emotion and feelings. Rero iyo bavuga ngo amaranga mutima ntago ari ibitekerezo, amaranga mutima ni emotion na feelings. Urukundo ntago uri muri liste y'amaranga mutwe. Amaranga mutwe ni ibitekerezo, amaranga mutima feelings. Urukundo, gusharirwa, uburakari, zira mbuto zose ubona za kamere cyangwa iz'umwuka uzasanga zose zigaragaza amaranga mutima. Niyo mpamvu Imana kuruta guhindura ibitekerezo. Rero tubigarutse hari ikintu ushaka hano, ushobora kukwemerera kuzaguha umwambaro ejo nkakubwira ngo nkikimara kubitekereza nkabivuga burya mba mpubutse. Impamvu ushobora kubikubwira nkahita numva umutima wanjye ntubuhotse gukora ibyo bintu, hatavuga wamwese wa mwambaro burya nisubiye. Kubera iki? Narahubutse kubikubwira ndumva umutima wanjye utabohotse kuhita mbikora, sinzi uburyo byancitse. Uzi ikibazo ahantu kiri nuko watekereje uravuga ariko umutima wawe ari utarakira icyo watekereje. Niyo mpamvu rero abavuga ngo think twice before atekereza kabiri. Bibiri igaragaza ko uko umuntu atekereza mu mutima we ngo ni kwari. Bivuga yuko uko utekereza mu mutwe wawe uba utaraba icyuri. Niyo mpamvu ukwiye kubaza umuntu ibyo uvuga wabitekerejeho wabikuye ku mutima. Kubera iki? Kubera ko umutima niwo wanzura ikintu cyose uzajya kuvuga. N'Imana ubwayo ibishaka ko tubivuga bitubikuye ku mutima. Nicyo abafarisayo Yesu yagiye apfa nabo. Barabahanga bafite ibyanditswe mu mutwe, Torati bayifite Tora. None mu mitima yabo huzemo ubunyazi n'ubwambuzi. Agiye kubagenzura tababwira ngo rero mwabafarisayo mwabana b'inciramo. Ni gute mwaba babi mukavuga ibyiza? Ko ibyuzuye umutima ari by'akanwa katura. Biri muri Matayo 12:34. Hatabwira rero umuntu mwiza mu butunzi bwe bwiza bwo mu mutima we avuga ibyiza biko mu butunzi bwe bwiza mu mutima we. N'umuntu mubi akwiye kubanza kuba tunzi ibibi. Rero Yesu ajya gusanga abafarisayo n'abahanga bavuga amategeko y'Imana, bavuga amagambo meza ariko mitima yabo bari gupanga akagamba, rero gupanga ibintu bitari byiza. Yesu ajya gusanga n'abahanga bo gutandukanya umutwe n'umutima. Kandi Yesu arashaka ko ibyuzura umutima ari byo batuza akanwa. Rero ararangiza aravuga ngo rero ikibazo hano kiri naha, amagambo yawe ntazagutsindishiriza, ntazagutsindisha. Niyo mpamvu mbashaka kuvuga ibintu natekerejeho ndi tayari gusobanura. Ibintu ari busobanuro ntago nabivuga. Mbashaka nanjye information, ntange icyo mvuga ikintu ndi tayari gukora. Niyo mpamvu binavuga Dawidi impamvu dore icyo duhuriraho ni iki ngiki. Cyanditse Zaburi ya 15. Yaravuze ngo Uwiteka ninde uzahagara ku musozi wawe wera? Ni umuntu uteye ute? Ndashaka wasome wumve. Ugere kuri Bibiliya, ugere muri Bibiliya. Urasanga hari ibintu duhuriraho aho ngaho. Umutima wanjye nshaka kuvuga ibintu bindi mu mutima, kuko kuvuga ibitandi mu mutima ntabasha gusobanura. Numva bimvura bisaba kwishushanya. Zaburi 15. Ureba abantu bazaga ku musozi w'Imana wera, urasanga hari ibyo basabwa kwigomwa. Umurongo wa mbere umanuke kuza. Turasoma izina rya Yesu. Zaburi ya Dawidi, Uwiteka ninde uzaguma mu ihema ryawe? Ninde uzatura ku musozi wawe wera? Agiye gusobanura uwo ari we. Nugendera mu bitunganye. Agakora ibyo gukiranuka. Yego. Akavuga iby'ukuri. Nkuko biri mu mutima we. Naho ngaho. Utabeshesha. Buretse gato. Uvuga iby'ukuri akabivuga nkuko biri mu mutima we. Rero icyo ngicyo igihe baravuga ngo yangize nka Dawidi ari kugenzura nsanga ubuzima bwanyu uko mbayeho.
abantu bose banzi ikintu ntashoboye gusobanura birangora. Yes, mbese kuvuga ukuri biranyorohera kuruta kubeshya. Rero ndavuga hari umurambe ngo Didier rero nago igihe cyose toute la vérité n'est pas bonne à dire, nago kuri kose ariko bakuvuga. Naje kubiru nambira ngo nago kuri nubwo kose batakuvuga kuzasimburwa n'ikinyoma. Hari ibintu shaka gufasha abantu abashaka kuvuga ngo ndakabije reka mbafashe. Hari umuntu wire kumbwira ngo Samuel yigeze abeshya ari Imana imuhaye uburenganzira. Ntago yigeze abeshya. Bari bavuze kubyerekeranye ko igihe yaragiye kwimika Dawidi, Samuel agira ikibazo kuko ari umukiranutsi yubaha Imana muri we. Arabwo se Mana, Sauli niyumva ko ngiye kwimika undi mwami kandi akiriho ko azanyica, kandi muri we akumva ntiyagashatse kubesha bamubajije. Imana itumbwira rero shiraho impamvu, uzamurika impamvu nubwo atari yo nyamukuru. Inyamukuru ni ukwimika Dawidi. Impamvu ya kabiri basanga bakuze nk'umutambi, uzagenda ubwo yuko ugiye gutambira Uwiteka. Aho ngaho rero nago ibyo ngibyo iyo bidakorwa, Imana ariko yatanze ubwenge bwo kubeshya. Ariko byo byarakozwe kuko ngo ntago turi butanga ibitambo ngo turye Dawidi ataraza. Nuko ibyo byose byashizwe muri gahunda. Bishatse kuvuga iki? Ntago kinyoma kizasimbura ukuri, abankurikira babyumve. Niba ubona ukuri ni ukuvuga kwahita kukwicisha kandi ukareba ko bitari ngombwa kukuvuga, wishaka kubeshya kugira ngo wirenge ngo Imana irabibona yuko byari ngombwa kubeshya kugira ngo runaka atamfata ku ngufu. Ugasanga ukwiye kuvuga ukuri, ariko nibone ko ukuri utabasha kuvuga nkuko kuri kuzuye, shiraho impamvu ariko ubu mwizerwa mu kuyikora. Ndaguha urugero. Shobora kuba nsose ngiye kugura airtime cyangwa MBs, ariko nkaba ntashaka yuko uza kunsaba MBs. N'urugero, nkabona yuko ninkubwira ko ngiye kugura MBs urahita uprofita ngo ushira iringe kuri wifi, kuko nashaka yuko umenya yuko ngiye kugura MBs. Nkabanza nkamba se Didier ugiye hehe kugira ntakubeshya rero, kandi nkabanzi yuko nshaka kugura MBs ntari bukumenyesha. Uko n'ukuri ntago bisaba kukubesha hano. Nkwiye gushaka impamvu ikora nka envelope ihisha ukukuri nyamukuru ngiye gukora, none ukavuga iyindi mpamvu irazi twikiriye ukuri, akaba ari yo weho ituma udakomeza kumbaza. Urugero, ushobora gusanga mu mafaranga ugiye ufite ushobora no kugura n'ikibiriti n'icyamake. Urugero, katuga rero niyumvamo no kuba nagura n'ikibiriti. Ugiye hehe? Shaka kuzana kibiriti hano ruguru. Nyamara ingingo nyamukuru niyo kuzana kugura MBs. Nugenda ukagura MBs ntuzana ikibiriti wabeshya. Ariko nugenda ukagura MBs ukagura n'ikibiriti, ntago wabeshya, ahubwo washizeho impamvu ya kabiri ikingira ukuri ko utashase ko runaka amenya. Ni muri ubu buryo Imana yabwiye Samuel. Impamvu nyamukuru nago yari yo gutamba, yari yo kwimika Dawidi. Imana rero ibwira Samuel kuko yatinyaga kubesha Samuel umukiranutsi. Aravuga Imana bamwe ngo rero niba kubaza ntuzagira ikibazo, uzabaye kugiye gutamba kuko nago bibareba byo kwimika Dawidi. Bamubazaga bafite abaye n'ibikira bose babazanga n'umutamyi mu buzi gahunda y'abatambyi yo gutamba. Ibyo ngibyo rero nago yabeshye, byarakozwe nabyo. Rero abantu benshi babyita ngo white lies. White lies ngo ni ibinyoma byera. Bya ibinyoma bisa nkaho bidahungabanyije umuntu. Ibyo binyoma byera bibyara ibinyoma, nubwo ari ibyo bita ngo ni white lies, ibinyoma byera ariko nago byera. Nta kera kuko nago Uwiteka ajashigikira ibinyoma byera. Hari n'abandi uzasanga bashigikira ibinyoma bakavuga ngo kora habu yabeshe kandi Imana ikamushimira igikorwa yakoze. Nago yashimiye ikinyoma yabeshe ari guhisha babatasi. Yashimiye igikorwa akoreye bari abatasi abahisha, ariko ntiyashimiye ikinyoma. Naba foromokazi bo farabwiye ngo mujye mwisha abana b'abahungu b'Abaheburayo, kuko bubahaga Uwiteka niko birivuga ngo banze kwica, banze kumena amaraso. None Farawo je kore kimutabica, bahita babwira Farawo ngo Abaheburayo nago babyara nkatwe. Bahise bashiraho impamvu bisa nkaho babeshye. Dusanga babyaye imbere yuko tubabyaza bikatugora kwita tubarangiza. Ngo Uwiteka ngo haye mugisha abantu uruko igikorwa bakoze ari Imana ha agaciro, itesha agaciro ikinyoma. Sivuze ko abantu bakwiye kubeshya ngo bakora ibintu byiza kugira ngo ibyiza bitwikira ikinyoma. Rahabu icyambere kwe kumenya status yari umupagani, yari indaya. Kubesha kumukundaya ni nko kuvuga ngo ntago wakwibagwa kubera ikikora ko ari indaya. No sinda sisanzwe ibeshya. Ahubwo Imana atari no kubona ko igikorwa cyiza, nkuko Imana itangazwa no kubona umuntu w'umunyabyaha usanzwe akoze igikorwa cyo gukiranuka. Imana birayinezeza, birayitangaza
kuko ntabwo byari binakwiriye ku muntu wa kamere uri mu butware bwa kamere gukora ibyo gukiranuka. Yesu nashimye. Rero twebwe twabaze kumenya ukuri, ntabwo dukwiye gufata ibinyoma ngo tubitwikirize ukuri. Niba ubona yuko ukuri biri guteza ikibazo kandi utari bubashe kwihanganira, guhishe ariko ntushireho ikinyoma. Niba ushizeho impamvu ya kabiri ize nka envelope ariko wigome uyishire mu bikorwa ngo itari muri gahunda. Ikibiriti wasanga hari n'ibindi byari bihari, ariko ukigure kugira ngo usigarane iyo envelope y'ukuri washatse guhisha. Kugira ngo abo ngabo barankurikiye n'abandi bose bumvaga yuko ushobora kubesha aho kugira ngo banyice, ntabwo ukwiye kubamira bayari kubera yuko Nebukadinezari yagukanze. Abo kubahwa nabo kubahwa, ariko ntabwo ukwiye kurangiza uwo murongo. Kuvuga ukuri nk'uko kuri mu mutima wawe, manuka wumva. Utabeshesha ururimi abandi ururimi, ntagire nabi mugenzi we, ntashushe inkuru y'umuturanyi we. Yego. Mu maso ye umunyagisuzuguriro arahinyuka. Yego. Ariko abatinya Uwiteka yego arabubaha. Icyo yarahiye nawe utamugirira nabi ntiyivuguruza. Aha ngaha wantangira ubuhamya. Mbere nibwo nani nkigera hano, sibyo? Uwashatse kumbwira se ntibirakuvuna? Nakubwira uko twabyemeranyije. Sabaye ko byangoye kuguhindura gahunda. Nicyo bitusobanura n'iki nicyo ngicyo. Nuko Imana yangira ubwo buntu. Iyo nemeye ikintu ndemera nkigomwa. Iteke nabona gitanahagije. Nawe reka ntege moto express ariko nsohoze kuko nabigambire twabemeranyijeho invitation wayimpaye kwa gatandatu. Ndavuga rero nitaye kuri dépense ndazitanga ariko nsohoze kuko nemeye ko ndi bugikore, nabisetize muri mind, meze nka gari ya motion nafashe umwanzuro gutya kugira ngo nzajye gukata birasaba yuko ngera iyo ngana. Nemera gutanga ibiguzi byose bishoboka ariko uko nagambiriye pfa kuba gusa birimo inyungu z'Imana, birimo gukiza ubugingo bw'abantu benshi, nemera ngatanga amayange. Niyo mpamvu ntavugira Imana. Hari abanye babona isa kugira Didier wagira ngo hari akantu buri gushaka. Ndababwira Paulo ishyaka yagiraga wagiraga ngo nawe ngo hari ibindi yabagararikiye. Hari ikintu Paulo yamaze gusobanukirwa. Paulo yamaze kumenya ko yabambanywe na Kristo. Bagaratiya 2:20 yabibwiraga Petero ngo nabambanywe na Kristo ariko ndiho, nyamara sinjye uriho ahubwo ni Kristo uri muri njye. Ahita avuga igituma rero agira ari yashyaka ngo ibintu byose nkora nyikiri muri uyu mubiri mbikora ku bwa Kristo, nta mategeko abintegeka. Ubu runakiriye nubwo butanshira mu mategeko ariko mbikora ku bwa Kristo wanyitangiye akankunda. Rero ntago bino ndi kuvuga Imana kuko nshaka indamu, nta nubwo na YouTube channel yanjye nta niyo ndatangira yanjye. Ntago bino mbikora kuko ndi gusaba amafaranga, ahubwo mbikora kubw'urukundo no kubw'uwanyitangiye, mbikora kubw'urukundo. Niho Yesu yavuze rero ko ushobora kuganduka bivuye mu rukundo cyangwa ukaganduka bivuye mu gutinya, ni bibiri. Yesu yaravuze rero niba urukundo rukiri rukiya muri mwebwe ntimuzatinya abica umubiri, muzatinye ubasha kubirimbura byombi, ubugingo n'umubiri muri Gihonoma. Bivuga yuko rero Shadraka Meshaki na Abedinego kugira ngo bubamire kiriya bange kubamira igishushanyo barabye bashira umunzani ku muriro, bafata urubasha ku munzani witanura, bafata umwami Nebukadinezari n'ibyubahiro by'ubasha kwica kanaba yakiza abantu shaka ku munzani. Bajye kure basanga hari itegeko rya mbere utandi gukomera, kunda Imana n'umutima wawe wose kandi ntukayaramye ibindi bishushanyo cyangwa izindi mana mu maso hayo, ni Imana ifuha. Iri tegeko ryari mu mitima yabo ku buryo abandi b'Isiraheli baravuze tuzihaneje Imana irabibona umuriro ntitwawujyamo iracyadukeneye, katubara ibishushanyo nubwo mu mitima yacu atari byo twagambiriye. Bo banze kwishushanya, baravuze ngo Nebukadinezari ibasha kudukiza. Daniel 3:6 kuri 19 nusanga amagambo Imana yacu ibasha kudukiza ariko itabishatse kudukiza, kuko mu gushaka kw'Imana harimo urupfu n'ubuzima. Ishobora gushima kugukiza ariko ugapfa ugihamya yuko ishoboye no kugukiza, kuko ngo Imana yacu ibasha kudukiza, ntibagushidikanya kubasha kwayo, ahubwo icyo bashidikanya ni ugushaka kwayo. Ishobora kudukiza, nicyo kibazo bagize, batamuhereza probability niba warize imibare ni A cyangwa B, ukubita igiceri hejuru utazi niba ari kirangantego cyangwa ari intuza. Rero baravuze mu gushaka kw'Imana harimo mpande ebyiri. Ishobora kutabishaka kudukiza nubwo ibasha kudukiza, ariko nitabishaka ikirako dushara aya magare twebwe kura tuzazire ibyaha twazira gukiranuka.
ubwo rero nta mpamvu kugusubiza ararakara Imana yesha icyubahiro bano bagandukiye Imana kubwo gutinya itegeko ry'Imana barayigandukira batinye ibasha kubirimbura byombi umubiri n'ubugingo muri gihonomo mwene data wabanje yatamukije ubutumwa ariko ubuhanuzi bukomeye hagiye kuzaba karengane k'abavuga ukuri yes niko bikwiriye Tito nako rwako rwa kabiri rwa Timoteyo 3:12 hari amagambo avuga ngo nibyo koko abashaka kujya bose bubaha Imana bari muri Kristo Yesu bazarenganywa rero niba utari tari kurenganywa ba muri Kristo Yesu ari kutamwubaha uri ishami ku muzabibu ariko utakiri mu muzabibu kuko hari abantu batakiri muri Kristo basigaye bari kuri Kristo iri shami ririnze umuyaga gusa guhuwa rigacika kuko ntikiri muri Kristo ntirikiri muri Kristo kandi abari muri Kristo Yesu nibo batazacirwa yiteka ariko abari kuri we bazaricirwa kuko ntibakiri muri we urakoze noneho turi wari mu gutanga kuva mu cyaha no kubohoka tugere ku musozi dukore iyo ngingo nyamukuru ni gute rero 2015 naje kwinjirirwa n'icyaha cyitwa kwikinisha kwikinisha aricyo bita masturbation cyangwa masturbation mu gifaransa iki cyaha cyamfashe kubwo kongera kureba amashusho ameze nka pornographic pictures nandi gukora kuri Google ukakora research ugasanga hari kuko nisanga hari ibintu ntangiye kureba ntigeze nteganya muri kwa gukururwa naherutse numva umubiri wahindutse kwikinisha rero byagiye bimfata muri ubwo buryo nagoro ngo nabonye abandi babivuga numva banavuga kwikinisha byo ntazi ibyari byo nibuze uburyo nabatoye kuva mu kwikinisha mbere yuko mvuga kwikinisha byamfashe nyine bito no gukora research n'ibiki by'amashusho nongera gutanga kureba pornography ko Yesu yavuze muri Matayo igice cya 12 uhere ku murongo wa 40 manuka hasi ya 43 yaravuze ngo iyo umuntu akuwemo dayimoni ngo igenda izerera ishaka aho iburuhukira ariko iyo ije ikagenzwe gasanga yanzu irimo ubusa ntago Yesu yigeza yoki nta cyayokwipira ko buwe neza uyu mudayimoni agenda akazana abandi barindwa mu rushimbaraga ibyuwo bikaba bibi kuruta ibya mbere rero igihe nongeye kureba pornography biko ko nayibohotse ntari ikinisha 2013 hashize imyaka 2 ngira nk'umwaka wa gatatu ko nani kwinjira 2015 iri kurangira 2015 fatwa no cyo kwikinisha rero igihe byazanywe na pornography nari nongeye gukingurira ubu mwuka pornography Yesu uzana kwikinisha urumva hano bizanira imbaraga kwikinisha byazanye izo mbaraga byafashe ibihe byo kwiriza kandi kura pornography nago byansabye kwiriza namenye ukuri mbabazwa nacyo mitafata umwanzo wo kukireka kuko namenye ukuri numva ntashobora kwabuza go kwishushanya ariko kwikinisha igihe byamfashe byo nabara ngo nago nzongera kwikinisha hashe byumwero 2 nkongera nkakigwamo umubiri umaze kumenyera bigera ku rwego noneho vuga mbana neno sasa ngewe ndarambiwe kuba imbata y'icyaha kwa gusharirwa yanyota n'inzira byo gukiranuka byatumaga ngewe nsharirirwa n'icyaha nkumva simbi nezerewe kuko rero ngo nta mahoro nyabya kuko namenye ukuri none nkibaza uburyo umubiri warahindukaga nkumva sinakwikinisha ntarebye pornography bese byaragiye bibavuga mu cyo ngo nitugo handi ni handi bikajyana nkumva umubiri niba ndebye ibintu bidasobanutse nkumva mise nshaka kureba pornography gushaka pornography nayireba nkaruka nagiye kwikinisha bikajyana mu gihe umubiri wabaga wanahindutse nkuko imisemburo y'umubiri basha guhinduka sinabashaga kuba nakwikinisha kereka nabanje kureba pornography rero pornography hinduka imbarutso yatumaga amasasa asohoka none nsaba amasengesho yo kwiriza ngo nsaba Imana ngo imbohore numva nta bisa nka mbese nabohotse hashize igihe sa nkaho mbohotse igihe kimwe mbibwirizaho hari ahantu nagiye mu materaniro mu bitoro by'abakongomani mbabwiriza ubuhamya bwitwa kwihana nyakuri nkikiri kubwiza mu materaniro Imana yasasite impishurira ko mu bantu bashakanye aho ngo nari maze igihe sa nkaho nabohotse ndashaka ko kubohoka bigusaba kuba maso iyo utabaye maso satana kurura muri wa mugozi yigeza gukubitiramo nicyo gituma abantu bamwe rero ubona kubohoka bibavuna iyi experience nayinyuzemo mera nk'amaze amezi rwose ndi libre mbohotse nza ahantu ruzingiye ya kimwe mare
nandi no kwigira Makerere Institute ari ko siri kwiga Counseling and Guidance 2016 nono nagiye kubwiriza harari mu cyuma cyo kwa gatatu bakongomani mbwiriza mbabwira ikitwa kwihana nyakuri ntangiyamo rero ubwo buhamya ugutanga ubwo buhamya Imana itimbwira ndikiri ku materaniro ngo no muri amateraniro abantu benshi biyumvamo yuko abashakanye abapasteri abagore n'abagabo b'abakristo bari kureba za pornography none mu buryo bazireba imiti bitabacira urubanza nkuko nanjye ningize kuba mu buzima mbireba umutima utancira urubanza mpampa kuba ntaca inyuma cyangwa nta mu girlfriend abashakanye rero iyo babireba bo bamwe bari kunkurikira barabizi benshi urasanga babireba ngo kugira ngo bagire experience biga udukoryo go kunezezanya mu muriri none bakibagirwa ko izo experience bari kureba hariya bakoresha zimwe n'imashini n'ibindi buti na editing n'ibiki byose none Imana irambwira nyikiri materaniro irambwira ngo mbabwire ko igihe umugore ari kuri pornography nubwo aba ari kumwe n'umugabo we Imana yarambwiye ngo mbabwire ko iyo uri kureba uri igitsina gore ureba pornography umubiri wawe nturarikira umugabo wawe ahubwo muri imagination n'umutima wawe feelings zose zikurura zikwereka umugabo ubona yuko afite limite ariwo wakabaye kuneza bituma utangira kurarikira abagabo bo hanze bibituza n'ibiki ari uzasanga bamwe batanyurwa nabo bashakanye bagaheruka bagiye kwikinisha abagore bamwe kubera ko arumva yagashatse kunezezwa n'uwo yarebye muri pornography muri telefone cyangwa muri YouTube cyangwa hehe muri kwa kubireba rero umubiri wawe utangira kurarikira bo hanze ugatangira gusuzugura wawe kandi imbere yo kubireba mwari mumeze neza rero babishatse bashaka experience baheruka ubwabo batangiye gucana inyuma mu mwuka kuko umugore azareba umugabo uri kunezeza umugore mugenzi we yumva umubiri wari urarike asa muri imagination nk'ari mu gikorwa nawe aho ngaho uciye inyuma umugabo wawe muri kumwe n'umugabo yareba opposite sex uri muri yo ntuza umubiri we nagurarikira madamu we abona madamu adafite ubukoryo nk'ubwo wareba uwo nguwo ako kanya ugacinya umugore wa mbese bacana inyuma finale ma divorce niho uzasanga umugabo atangiye kugura indaya kandi afite umugore we ibi bintu birahari barabyumva noneho Imana kubivuga byateye bamwe kwiyana ngo ibyo uvuze ni gute Imana guhishura iby'abashakaye kandi ukiri umusore ndavuga niba nahatumwe muri mwe nka Paulo nkwiye guhabwa byose kuko umwigisha kwiye guhabwa yishurirwa bitewe n'abo Imana mutumyemo rero Imana bimpishuriye gutyo umuntu arambira ngo ibyo bintu nago wakabaye ubivuga ko si ibyawe ndavuga niba Imana ibivuze se ndabisubizayo kandi ishaka guhembura abantu biyita ko nta kibazo kuri pornography hana groupe zihari z'abapasteri ngo usanga bavuga ngo bari kwiga utwo dukoryo ngo kugira ngo barinde ingo zabo nago bari kuzinda ahubwo bari kuzisenya divorce rero ifite ahantu henshi igenda ishamikira kugira ngo abantu basenye ingo none ikintu giteye agahinda umuntu atangira kuvuga ngo uyu nguyu ntabwo ari kiri size yanjye ntabwo ari uwo ku rwego rwanjye uyu nguyu mama w'abana arashaje ngiye gushaka inkumi kandi ugasanga ntukinyuzwe n'ubufite bigatuma kurara ariko hari abagucamuye kuko iyo wibuka ko ugize kubaha Imana hari ibyo ukora hari ibyo ureka rero kubera ko wabuze kubaha Imana Satani wamuhanye umwanya Abefeso 4:27 ntimugahe Satani umwanya gwo Satani umwanya ngo nugusubira mu byaha wigeze ureka ngo wibaga ntakongere kwiba niko Abefeso 4:27 yavuga ngo ntimugahe Satani umwanya wibaga rekeraho kwiba bivuga yuko guha Satani umwanya nugusubira mu cyo wigeze ureka Yesu nashimwe rero ni gute sasa Satani Imana yambohowe kugira ngo mboka kuri pornography igihe kimwe kuko namaze iminsi niyiriza nsaba Imana ngo imbohore nyuma yaho rero kuko numvaga ko ngewe nataye kuvuga ngo burya Imana ashoboye konyura muri izi ntege nke kugira nzahembura imitima abantu benshi bazabohoka iyo mba ntarabimenye experience ntiyari gutuma mbaca kubivuga muri ubwo buryo experience hari icyo yongeraho sive ko abantu bajya muri experience y'ibyaha ahubwo mu ntege nke yanangiza kuko ibarizo yuko mfite inyota n'inzara byo gukiranuka yampaye ubuntu bubivamo kugira ngo nzahembure imitima y'abantu baboshywe nabyo kuko disappointment ubasha kugira regihinduka new appointment y'Imana mu ntege nkeya zawe imbaraga za Kristo zikagaragariramo biko bibwiye Paulo yagize igishako kujisho mu Bakorinto ba 2:12 umurongo wa 7 kugeza ku 10 abwira ngo Yesu iki gishako wakinkuyeho abona agendesha ibirema impumyi zihumuka ahabwa igishako
Yesu Paulo yinginga Yesu inshuro 3 Yesu aramubwira ngo uburo bwanjye buragwagije Paulo kuko imbaraga zanjye nka Kristo zikora muri wowe iyo ufite intege nke. Paulo ngo zajya nirata intege nke yazanjye kugira ngo imbaraga za Kristo zirusheho gukora muri njye. Intege nke yavugaga sizi ibyaha, yavugaga yuko kugwa mu cyaha birashoboka, kugira intege nkeya ntago wihagije, ukeneye inkunga y'Imana. Nibwo handi cyabi Filipi 4:13 yaramaze kubwirwa mu Bakorinto yuko imbaraga ze ari nkeya ahubwo ari za Kristo zikorera muri we. Rero niba ashaka ko Kristo arushaho gukora muri we, ukwiye kuba kuri umunyantege nkeya utihagije. Nibyo ndi kwerekeraho hano rero. Ire kumbwira nawe ngo Mana ngiye ndambiye kura hashize iminsi mwe kubwiza bwa butumwa mbibwiza abanyeshuri b'Imakerere mu materaniro. Umukozi w'Imana wari uyoboye gahunda ngo Didier rero urakoze. N'ubu ngubu harabo duteranye n'ubwo ari abakristo bazifite muri za telefone zabo. Buryo uraturashe dukwiye kuzihanagura. Ndavuga Imana ihabwe icyubahiro ko nahawe ubutumwa buhembura imitima. Satani rero we ahitavuga Didier ubwo utangiye kubanyaga reka ngo utege undi mushibuka. Ndashaka kureba utabaye maso azerera nk'intare yivuga ashaka kwaconcomera. Ureba urugamba rw'umwuka yuko Satani tutaragera atagize umwambi. Ndavuga ku imbaraga zo kubatwa cyangwa uburyo wabohoka kuva mu cyaha cyose cyakugize imbata. Aha ngaha nibwo hashize iminsi ubiko narabohotse abamakere bamaze guhembuka nabo bazanagwe muri telefone yabo. Igihe kimwe rero mbe ndi kugenda ku ishuri numva urubyiruko bamwe niyo mpamvu bitubiza Bakorinto ba mbere 15:33 ngo kwifatanya n'abantu babitanga inshuti mbi byonona ingeso nziza. Bad company corrupts good character. Bivuga yuko imbuto cyangwa ingeso nziza zishobora kwangizwa bitewe n'abantu wumvirije ibiganiro byo barimo. Niye kumva ikigahara umuntu avuga ngo we yarebye pornography y'inyamaswa n'abantu. Ndavuga nubwo nazirebye ariko ibyo sindabireba. Ni gute inyamaswa n'abantu bikora imibonano mpuzabitsina. Ngiye mu kugira amatsiko rero nari ndi muri computer lab ndi Makerere. Icyo gitekerezo Satani barakizanye. Hari umupasiteri wigeze avuga ngo when you get a negative idea that is a temptation. When you get positive idea that is inspiration. Rero ngize iyo ide iri negative Satani akizanye. Yari temptation ngero nahise nyi entertaining nahise nyakira. Ndego se wamugani. Gitekerezo ko niye kumva ko hari pornography z'inyamaswa n'abantu bita bestiality mu Cyongereza. Naho reka ndebe ibintu byo bimera bite. Narabyihanye numva umutima wanjye amashusho n'amatsiko numva nabirarite mbitekerezaho mu kwitega numva mfite amatsiko nubwo nabyihanye naho Mana yihangane bino nabyo mbirebe ndebe uko bimera uzihangane mwome se kubireba byo nta kindi birahindura. Fata computer ndayihindura gutya kuko ari free internet wifi mpita nkora iki ndashiro bestiality videos. Yes narimvuze ko igihe nari ndi Makerere maze kwigisha ndeba bestiality ndabireba ariko byari byavuye muri peer group cyangwa kwa kumva abantu hari ibiganiro bipfuye numvisha babivugaho gira amatsiko yo kubyumviriza. Ukugira ya matsiko yo kubyumviriza rero niko kugira iki niko jya ndi muri Makerere ndi kwishuri fata computer ndayerekeza nkora research bestiality maze kubireba rero icyabayeho naheruse n'umubiri wahindutse ndeba mbura byose ri pornography kimwe mbangi ndavuze mbona ntibinshibishije ariko byose mbona byose biri muri network pornography mbita ndavugana cya kimwe narebye pornography reka nyirebere kimwe none y'abantu mu kubiranye nagiye narangije mbita ngenda ndikinisha. Ibyo biru byavuye kuki wibuka ko maze kubwiza abamakerere bamaze guhembuka hari aho n'imwitorera Imana yampishuriye ko ari abandi babashumba n'abakina n'ingo zubatse bari kuya basenya ingo zabo bitewe no kuzireba beko Imana yankureshe muri ubwo buryo ariko kuko ntabaye maso ndashaka no kandi tukumvi kuko ntabaye maso Satani ankuru namuhaye umwanya nkuko Abefeso 4:27 yavuga ntimuhe Satani umwanya ngo wibaga narekera kwiba ntakongere kwiba. Bishatse kuvuga iki? Bishaka kuvuga ko iyo usubiye mu cyo wigeze ureka uba wahaye Satani umwanya. Rero nago Satani ajya abona umwanya mu kintu atigeze akubatiramo. No mpamvu Didier ndasabwa kwirinda nicyo bita kuba maso. Kubera iki biri tubwira ko mu rwego rwa mbere rwa Petero biga kubutoro ku buryo wabaturwa kuva mu cyane ndetse navuga no kubyingo byose kuko byose biri no ku rusinga rw'ingo. Ni gute wabatuka kuva mu cyaha cyose cyakugize imbata? Uzasanga Abefeso 4:27 muri icyo gihe yasanze hari Abefeso bari babushywe n'ubujura kuko ngo uwibaga nari kongere kwiba we Satani umwanya. Bishaka ko hari abari babashywe n'umwuka w'ubujura byo nari mbaswe n'uwo mwuka wo kwikinisha na kura pornography
ariko hari abandi babibaswe muri ubwo buryo, ariko urase nibi hari abandi babaswe no kubeshya, nga kubeshya byambaye nk'umwambaro, n'umuhanuzi n'umukozi wa n'umupasiteri n'umuki, ariko kubeshya bese biza biri automatique kuko byahindutse ingeso. Bane magambo icyaha cyarakuze kimaze gukura, nako irari ryarakuze ribyara icyaha nacyo kirakura gishegaje kubyara urupfu. Iyo rero Imana itagutabaye iki cyaha kirakurimbuza kuko kiba icyaha cy'ingeso, cyo kitari icyaha cyo wagwebo gusa ahubwo kiba ari ingeso. Rero icyaha cyose cy'ingeso kugira ngo uzakibaturwe, Imana yigeze imbwira igihe cy'abandi Kampala nagiye bwivuga butumwa ahantu, ijwi ry'Imana irambwira ndi mu materaniro ngo mbwirira abantu ko kubaha Imana bitavukanwa ahubwo biratozwa. Ikindi umuntu akabyitoza. Amagambo maze kumva iryo jwi muko Imana nyibutsa urwandiko rwa mbere rwa Timoteyo 4 murongo wa 7 n'uwa 8. Hari amagambo avuga ngo kwitoza k'umubiri kugira umumaro kuri bike, ariko kwitoza kubaha Imana. Muko yuko kubaha Imana twabivuzeho turi mu gutangira imigari 16 murongo wa 6 ngo niko gutuma abantu bareka ibibi. Ako katukagaruke kubaha Imana niko gutuma abantu bareka iki ibibi. Noneho kwitoza kubaha Imana uba witoza kureka ibibi. Rero niba dusabwa kwitoza nkuko ngo practice makes perfect, iyo witoje kuvuga ikinyoma bigera ku rwego ubeshya biri automatique bikizana. Ni muri ubwo buryo rero iyo witoje kuvuga ukuri bigera ku rwego kubeshya biza nka accident himanuka. Ni iki gituma babwira yuko ndabihamya kuko ndi umuhamya, ibyo mvuga bifite experience kandi abantu bose bankurikira mwagerageje gushaka kureka icyaha mukabohwa nacyo. Iyo mukivuyeho yutabaye maso satara gukura muri wa mugozi. Rero muririmbye wa 99 mu gakiza aravuga ngo nshaze kugukurikira Yesu buri munsi. None ageze ku gice cya 3 aravuga ngo mu gihe hagize icyaza kikantesha inzira yawe cyangwa kikandemerera muri urwo rugendo mfite, uzazuca uwo mugozi Yesu, uzabumbosha umutima, nezezwa no kubohorwa nkabo nuko ngukorera, uzazuca uwo mugozi, uzabumbosha umutima. Ntabwo icyaha kibaho umutwe, kibaho umutima. Rero umuririmbyi yasanze asanga ashobora kuririmba aboshywe n'ibyaha afite umugozi w'ibyaha bitandukanye, ariko agiye kugenzura asanga ngo umwami mu gihe agize icyaza muri urugero runatangira rwo gukizwa no guhinduka nsa nawe, nyemerera nubona hagize icyaha gishaka kunesha inzira yawe cyangwa se kikandemerera muri urugero rwo gukizwa no guhinduka, ngo uzaze uca uwo mugozi w'icyaha ari wo wose, uzabumbosha umutima wangira imbata, ngo kuko nezezwa no kubohoka nkabona uko ngukorera. Nani magambo umuririmbyi yumvaga yuko kubohoka kwiwe ariko gutuma yidegenja cyangwa yumva abohotse, kubwiriza ubutumwa, kuririmba, agakorera Imana ariko yumva yemewe cyangwa umutima utamucira urubanza. Igituma mbasha gutinyuka kuvuga kuno kuri nuko umutima utancira urubanza. Rero kubabwira kubohoka ukirimbata birakuvuna, kuko ni gute wabwira abantu ngo iyi nzira niyo nanyuzemo kugira ngo mbohoke kandi ukiboshywe. Rero dore ikintu Imana itubwira abarokore benshi adakunda kwitaho. Abaheburayo 12 umurongo wa 1 n'uwa 2 aravuga ngo ubwo dukikijwe n'igicu cy'abahamya bangana batyo, ngo twiyambura ibituremera byose, bavugaga ibyaha, ngo ndetse n'icyaha kitwizingiraho vuba, icyo ngicyo nkuko kwikinisha no kura porogarafi byanyizingiragaho vuba. Rero hari abantu usanga kubeshya byambaye nk'umwambaro kimwizingiraho vuba, ugasanga abandi ubusambanyi kimwizingiraho vuba, abandi ubugugu kimwizingiraho vuba, abantu uburakara katatukara bimwizingiraho vuba. Bese ugasanga ibyaha bitandukanye no kuvuga nabi guteranya abantu bimwizingiraho vuba, abantu kwambura bimwizingiraho vuba. Bese ibyaha bitaruko ugiye kureba liste y'ingeso zose za kamere, uzasanga abantu bafite imbuto za kamere z'ibyaha. Bagarati 5 umurongo wa 19 kuza kuri 21 hagaragaza imirimo yose ya kamere ukwiri. Uzagera ukore liste urebe icyakwizingiraho vuba cyangwa ikigeza kikwizingiraho vuba, hanyuma utangira urugamba witoze gukora ikinyuranyo nacyo. Hanyuma mu kuri kwa byitoza, kuko barambye ngo ntago kuyubaha bivukanwa ahubwo biratozwa, kiri umuntu akabyitoza. Niba biri dusaba kwitoza kubaha Imana, ni biri mu sezaro y'icyo mbabwira byo gukora iby'amategeko. Ndababwira kwitoza kubaha Imana, kwibaha Imana bituma umuntu areka ibibi. Rero witoza kuvuga ukuri bigayegera ku rwego kuri kukwambara nk'umwambaro. Wakwitoza
gutanga bigagera ku rwego gutanga bihinduka nk'impano. Wakwitoza kuvuga ukuri ikinyoma kikarandurwa, kuko biranditswe muri Matayo 15:13 ngo igiti cyose data wo mu ijuru atateye gikwiye kurandurwa. Ni gute rero warandura icyaha cyose n'imizi yacyo? Urasabwa kwiyambura ibikuremerera ndetse ukita ku icyaha kikwizingiraho vuba. Paulo yagerageje gukora ibyiza ngo ibimutanga imbere, ariko byandikira Abaroma igice cya 7 mu gice cya 8 avuga uburyo no sasa ayoborwa na mwuka atakiyoborwa na kamere. Igice cya 8 Abaroma umurongo wa 5 no 6 turavuga ngo abayoborwa na kamere bita ku byo kamere irarikira, n'abayoborwa n'umwuka bakita ku byo umwuka ararikira. Aya magambo rero akwereka ni gute umuntu yayoborwa n'umwuka kamere ukayitsinda. Ntabwo bavuze ko kamere ibivuye muri wowe, ahubwo ushobora kuyitwara iyo utakiri mu butware bwa ari wowe uyitegeka, ugatwarwa na mwuka. Ni gute? Ngo wica ingeso za kamere ukoresheje mwuka, ariko ntabwo bino biza automatique, ngo biragusaba kwita ku by'umwuka kugira ngo umwuka atware. Ntabwo umwuka gutwara mu buryo buri automatique. Paulo yabanje kurwana mu gice cya 7 abwira urugamba rwarwana narwo yasanze kamere arwana nayo kuruta iby'isi. Kuravuze ngo ibyarinda muyange gikimara gukizwa, ibyari inyunguzanye byose iby'isi nemeye kubihomba bibona nk'amaso yo kungwa Kristo, abatsinzi isi neza ikubitira ashashe. Paulo agiye Satani aramuseza, agiye kugeza asanga kamere ye. Nigo rugamba asigaranye rwa mwuka na kamere. Asanga kamere rero hano kuyitsinda, atanga uburyo mu gice cya 7 azivuga uburyo iri kumutsinda ngo shaka gukora ibyiza ibi bikantanga imbere. Hari ababyitwaza. Paulo hano yarakiri kamere yari kimuganza, mwuka ataratwara cyane. Suko atakijwe yari yarakijijwe, ariko kamere kiganza. Igice cya 7 abibwira Abaroma uburyo urwo rugamba rurwana. Niki cyatubaga burya Paulo guhembura imitima benshi byari byoroshe, kuko yavuga gukuri yitangaho urugero. Nkuko ndi kwitangaho urugero Didier, abahembuka ni benshi, kuko nago ndi gutanga urugero rw'abandi. Igice cya 8 Paulo ahita avuga uburyo wabaturwa, uburyo igice cya 7 yaratsindwaga. Igice cya 8 avuga uburyo atsinda. Aravuga ngo umuntu wese utwarwa na kamere nuko abayabanje kwita ku byo kamere y'umubiri we irarikira. Icyatumye nanjye rero mbatwa n'icyaha cyo kwikinisha nuko nitaye kuri pornography. Yatumye rero nsa nkaho ntanze urufunguzo cyangwa telecommande yo kugira ngo kamere intwarira. Rero kubohoka kose itakubaroma 8:5 haravuga ngo n'uyoborwa n'umwuka nago biba automatique, ngo biragusaba kwita ku by'umwuka. Ijambo ry'Imana ni ry'umwuka. Aya magambo mu gukurikira gusenga everyday nandi izindi YouTube channel zitambutse ubutumwa bw'iyobokamana. Ibi ngibi byose kubyitaho ushaka kumva ijambo ry'Imana bibasha gutuma uhembuka ukava mu bubata bw'icyaha cyakugize imbata. Kubera ko hano Paulo avuze ngo kugira ngo utwarwe na mwuka bigusaba gutera intambwe yo kwita ku by'umwuka. Ntago Imana izabigukorera ibyo, ni wewe ubisabwa. Umwuka ntazagutwara ku ngufu, urasabwa wo kumwemerera. Niyo mpamvu Paulo abibwiye no mu Bagalatiya 5:16 ni muyoborwe n'umwuka kugira ngo mudakurikiza ingeso za kamere. Bishatse kuvuga iki? Kamere ishaka gutwara igihe cyose utemeye kuyoborwa na mwuka, bizaba automatique kamere izatwara. Rero abantu benshi no rugamba rw'umwuka barwitire karande zirarengana hano. Umujyi wamaze kuba icyaremwe gishya, ubutangira urugamba rwa kamere. Satani n'isurimo nibo banzi batatu. Rero aba banzi batatu kubatsinda, Paulo yaratsinze isi akimara kwakira Kristo, ngo byose byanutse igihombo. Kamera asanga rwo rugamba ahorana kuzageze igihe apfuye. Asanga kugira ngo ube rero mu butware bwa mwuka utakiri mu butware bwa kamera. Bari mu 8:8 ngo bari mu butware bwa kamere ntibashobora kunezeza Imana. Ahita amanuka ku 12 na 13 ngo erega burya dufite turimo umwenda ideni. Ntabwo ari ryo gukora kamere zacu ibyo zirarikira, ari kubwira abantu bakire Kristo bakakira umwuka wera, ariko kamere kibasha kugira imbaraga muri bo. Umwuka ragasanga acitse intege muri bo, byavuye mu guhitamo kwabo. Rero avuga yuko runo rugamba kuko arunyuzemo mu gice cya 7 cy'Abaroma yashaka gukora ibyiza ibi bikamutanga imbere, kuko muri afite inyota y'ibyiza ariko kamere kimuganza. Avuga igice cya 8 uburyo sasa yabashe kuganza kamere. Yaravuze ngo kugira ngo ayiganze byamusabye kwita ku by'umwuka cyane, bigera ku rwego kamere icogora umwuka aratwara. Niyo mpamvu avuga ngo rero ideni dufite si iryo gukora kamere ibyo ishaka, turasabwa kwita ku byamwuka kugira ngo umwuka atware. Murongo wa 13 ngo abakurikiza ibya kamere bazapfa, ariko abakurikiza umwuka bazabaho, kuko dukwiye kwicisha mwuka ingeso za kamere. Murumva yuko turi gusabwa yuko umwuka dukwiye kumereza uburenganzira, we surrender to him so that he can gain control. Rero mu gihe utemereye mwuka gutwara, nta gutwara ku ngufu. Abagalatiya iki kibazo bari bafite 5 murongo wa 23 kuri 25
yaravuze ngo niba mubeshwa n'umwuka muyoborwe nawe. Ibaza abayobeshwa n'umwuka ariko bari kuyoborwa na kamere, ukaba wabeshwa n'impano z'Imana ariko utwarwa na kamere. Naho nari ngarukiye mu Baroma 8:13 ngo abatwarwa na kamere ntibashobora kunezeza Imana, ariko hari yavuze ko turasabwa kwicisha mwuka ingeso za kamere, ngo kuko abayoborwa n'umwuka w'Imana aribo bana b'Imana. Kuko kuyoborwa n'umwuka w'Imana bigusaba guhereza umwuka uburenganzira, ariko mubanje kubyumva kimwe, kuko wahawe guhitamo. Ntago kamere wakwica ingeso zayo. Icyitwa ingeso ni ikintu wamenyereye, ariko watuwe kwica ingeso za kamere cyangwa ibyaha wamenyereye byakugize imbata, biragusaba kwita ku by'umwuka. Rero abantu benshi bashaka ni gute uzita kuri TikTok, wite kuri bya Facebook za comedy ngo uzatsinda kamere, ntibizagushobokera. Reka mbibutse suko comedy kureba comedy ari icyaha ku ruhande rumwe. Reka babwire ikintu kiri muri comedy. Comedy bisobanura ikinyoma, kuko ubundi ntago abantu bakina comedy bari gukina reality, bakina comedy bahimba ibinyoma gusa kugira ngo banezeze abantu. Rero comedy uzasanga abantu muri TikTok abantu bari gucaza kugira ngo bashaka views. Abantu ni gute uzaba babyita amasaha 6 ijambo ry'Imana utariboneye umwanya uvuge ngo basha gutsinda kamere. Satani azaryimura mu mutima usigara uri imbata y'icyaha. Rero nta kuntu bavuga ngo byananiye kubireka ibyaha, kandi ibyuha umwanya ari ibya kamere. Ukwiye guhereza umwanya mwuka, ibyiwa mwuka, kugira ngo utwarwe na mwuka. Niyo mpamvu Paulo avuze ngo kuyoborwa na mwuka biragusaba kwita ku by'umwuka, kuyoborwa na kamere biragusaba kwita ku bya kamere. Rero nago biba automatique, bigusaba guhitamo. Haleluya. Ni gute rero Imana yigeze imbwira ikintu cyantangaje, yampaye urugero rwa robine kugira ngo mbohoke kuva mu cyaha cyo kwikinisha. Nabaje Imana se, Mana ko nasenze ko niyirije ndazira iki? Imana irambwira ngo robine iyo ifunguye ugafungura tap robine y'amazi, amazi arameneka. Nubwo yaba ari kuri sima hariya urakoropa kuzageza umugongo ugucikiyeho, fa kwa gusa robine igifunguye amazi azawe arameneka. Rero kwihana icyaha ariko igigutera kugikora utakirinze, uzahora uri imbata cyaha. Rero imbaraga zituma umuntu asigara mu bubata bw'icyaha ni ukutita ku mpamvu ituma ahora gikora. Kuko njye impamvu yatumaga nikinisha si uko umubiri wari watse, ahubwo nuko nabaga nitaye ku kureba pornography. Rero kureba pornography yari nka robine ifunguye, yatumaga rero mbasha kwikinisha, ntabasha no kwikontrola no kwirinda no kwifata. Imana irambwira ngo nureka kureba pornography ntabwo uzongera kwikinisha ukundi. Nari naravuga ko niyirije bikiri biki, kumbi ikibazo Imana busanga robine ihora ifunguye. None urashaka gukoropa, uzavunika umugongo wihana icyaha kimwe wato. Igihe cyose ugasanga umara kwatura icyaha ni kimwe, mu cyo cyasangije ni icyaha kimwe, uzabaza uwo mu rukwere cyo rayi witari icyaha kimwe. Ni ibiki witaho bigutera gukora icyo cyaha? Urugero umukobwa umenyere kurya amafaranga y'abagabo bandi, umenyere gukura abagabo bandi urya amafaranga yabo, kandi nikura ni kuripa. None ni gute sasa uzaba ugishaka kurya amafaranga yabo bagabo? Wihane gusambana utari tayari ko, niba udashaka niba wihanye gusambana ko ari ubusambanyi, ukwiye kuba uri tayari kudafata umwanya wo kongera kurya yabo bagabo, kuko yabo bagabo kuyarya niyo gutera gusambana nabo. Rero kwita ku mpamvu igutera gukora icyo kintu cyaguhinduye imbata niko kurandura icyaha n'imizi yacyo. Imana ngo ufunze robine ntiwakongera gukoropa, wakoropa amazi aherutse. Niyo demonstration Imana yampaye irambwira ikibazo na igituma mba ndinjije aho ngaho, ni ukubera yuko robine ifunguye. Bibiri igaragaza muri 28 Yobu ngo maze Imana ibwira umuntu iti kubaho Uwiteka nibwo bwenge. Kubaho Uwiteka yuko ari kwanga ibyaha mu migani 8:13 ni ukwanga ibyaha. Kubaho Uwiteka ni ukwanga ibyaha, ubwo n'agasugo n'inzira y'ubugoryi n'iby'Imana yanga. Ufashe iki cyandiko kiri mu migani 8:13 ukagishira hariya muri yo 28 kubaho Uwiteka ariko kwanga ibyaha nibwo bwenge. Sasa yo uvuye muri ibi byaha wanze ubujijutse, uzasanga rero hari igihe tuba mu bujiji, nukuba mu byaha, kujijuka nuko bivamo. Ushobora kumva muri wowe utinya Imana ukumva wanze ibyaha ukanabyatura, ariko ugasigara ukiri imbata yabyo. Yes, nuko nguko rero nabohotse. Bishatse kuvuga ko Didier nubwo umutima utancira urubanza kandi ntakikirije cyangwa nakira pornography, bishatse kuvuga iki? Ntago nemerewe ndamutse n'ubu ngubu tuvugana ndebye pornography iminota 5 naheruka nagiye kwikinisha. Kubera iki? Kubera yuko nongeye gufungura robine yigeze ifungwa, yatumye amazi ameneka, yatumye nikinisha. Rero bishatse kuvuga ko rero icyari cyo cyose kibasha kugutera kubeshya nicyo ukwiye kwitaho.
iyo mpamvu ukayirandura uzaba wiranduranye n'icyaha cyo kubeshya. Icyaha cyari cyo cyose niba kigutera gusambana nicyo ukwiye kwita, mbese ita ku mpamvu ituma uba mu bubata bw'icyaha cyakugize imbata. Rero impamvu Imana yambwiye ngo nuko robine ifunguye, niyo mpamvu amazi ntatangira kumeneka, ninyifunga nzabohokera gutyo. Ariko rero Didier insigaranye urugamba rwo gusigara ndi maso. Pornography singwe kwihereza umwanya, singwe kureba ibintu by'urukozasoni, kuko mbihaye umwanya iminota 5 concentration yanjye, umutima wanjye mba maze guhereza Satani umwanya, ntago wamushobora maze kumwinjiza mu mutima, usigara ushira mu bikorwa. Rero Didier ndangirije aho ngamba abwira ko ibintu bya divorce bimwe byagiye bivaho ngo, ariko divorce yemerewe inshoreke kuba ariyo yaba divorce, ariko umugore wako cyangwa umugore uri mu rugo niba umugore wa mbere mu murushako, nubwo wataruka n'umugabo wawe ntago ibyo byemerewe, wemewe kuba igishubaziko. Abakorinto ba mbere 7:10-11, umugore ntakawukane ni itegeko Yesu yatanze, n'abayawukanya b'igishubaziko na cyangwa yunge n'umugabo ngo n'umugabo ntagasenda umugore we. Ibyo rero nagambire kubikubitiramo aho ngaho ko umuntu wemerewe gusendwa cyangwa wemerewe gusenda nutakiboshywe n'iryo tegeko rya Kristo. Yesu yemera abafarisayo bonyine gusenda abagore babo kuko bo ntibari nabizera. N'abapagani gukora za divorce barabyemerewe, ariko abarokore ntibabyemerewe. Twebwe rero bakijijwe, ndamutse nkoze ikosa nubwo nashaka na Yezebeli sinemerewe kuba twasezeranye, sinemerewe kumudivorce ngo nshaka unduri ya gihari. Naho ngo rero ruzingiye mu byemere mu byange, naho ruzingiye. Nomero yanjye rongeye kuyitanga ahantu muzashaka gusobanukanye. Nomero yanjye ni uguteranyaho 256 7 5 3 2 10 18 rimwe. Subiremo guteranyaho 256 3 2 10 18 3 2 10 18 rimwe. Plus de 56 75 32 10 181. Imana bamira umugisha. Didier ndabakunda, muzashake kuri WhatsApp mbahereze n'ibindi byisho n'ama audio atandukanye abahembura uko nahembutse, niko gusa nawe guhembuka mu izina rya Yesu, amen. Reka Didier tugushimire, tukubwiye ngo Imana iguhe umugisha. Reka dushimire na cameraman wacu nawe tukubwiye Imana iguhe. Reka dushimire umuntu yabanye natwe muri kiganiro, tukubwiye nawe Imana iguhe umugisha. Kiganiro aho butaha. Shalom shalom. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga.